guteka ugomba guteka uzifite kuko ngiye uri umugore wanjye asanga utetse usa n'ingetura nagukubita. Ndaje mbere kuko umugari na kawunga bivangwa. Umugari na kawunga. Izi ntago ari indagara zisanzwe peti yangu ugipowesha. Izi bazita Zanzibari. Indagara ziva hano Pamela yambikiwe impeta. Ngo uri umarime niyo natahirije. Okay, nese Liza. Ngiye no ntunda bigusabye. Bazi tukazabana. Ngo karibu kumeza. Ni karibu nubwo wayihaye. Kigali NewSchannel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali NewSchannel. Bakunzi ba Kigali NewSchannel, reka dutangire tubaha ikaze aho muherereye hose mwe mwamaze gukora subscribe kuri Kigali NewSchannel. Yo life rero yanze. Style yose uri muyibamo neza, ubu nsigaye nzi kwicara hasi nkakata utuntu. Atunganya utuboga nitonze, hari ubugari ko kari bwo budahenze. Cyuma se shati ngo gira cyare. Wagira ngo cyarcyajwe ku nguti. Abantu baheruka kurya isosi y'indagara zitwa Zanzibar ubu bari hehe? Muze kubyandika muri comment. Umunsi giye guteka indagara. Zitwa Zanzibar ariko nubwo bwose ndi mu bibazo ntago narya utudagara tubi. Ntago narya ibyatsi. Indagara z'ibyatsi zo. Indagara imboga. Indagara z'ibyatsi. Yaba indagara biba binukanye. Ingutiya z'abagore batoga. Hari indagara ziba zinuka nk'ingutiya z'abagore batoga bazita indagara z'ibyatsi. Inyama. Sigaye nzirya nsinziriye. Kuri iki suzi yusinzire wagiye kwamfuka abanza ukazirya ukabona. Nkuko iyo nkangutse nsanga ntazihari. Kandi iyo ndi mu nzu zindazirya. Kibazo nuko ngo no kubirota ngo bisobanura ikintu kibi. Kurota inyama bisobanura urupfu. Birose uri kurya inyama buriya biba ari urupfu. Wapfuye. Oya ufite umuntu wenda nko gupfusha uw'inshuti yawe cyangwa se wo muri famille gutyo. Biza kuri moto ibyo bintu bibwiwe n'iki? Kuri moto ibyo bintu bibwiwe n'iki? Ibi bintu biterwa ariko n'imitekerere y'umuntu. Buri muntu agira ukuntu kwiwe ateka kwihariye se. Niba uhinze. Umuruhu byinisha umudaho nanahinga. Guhinze nageze ngo nuguhinda wagira ngo ndahinze byo guhinga. Iyo ni byo guhinda. Umuruhu byinisha umudaho nanahinga ndaniteme. Aguze kakaga karongora indushyi. Ikinyarwanda cyumvikana cyoroshye. Ikinyarwanda kirumvikana ariko umuntu utazi uwo mugani aze muri comment abivuge. Ngewe njemo ntago muzi. Ujemo wanditse hehe? Ujemo. Comment yanjye ya mbere bari yanjye. Bagira Imana baraninya ntibinere. Iza bivuga menshi byo myakuru umukobwa. Ngakungubani. Umukobwa se abakobwa kuki se tuvukana umunwa niwe tutagomba kuvuga. Meze neza ariko. Ndaho by'ikigali mwana wanjye. Noneho nakutse umutima. Kigali stars shine bright in the heart of the night where the magic comes alive in every single life. From the crowded streets to the silver screens, Kigali's got a groove. Seza. Guteka. Nkuko nabonye iyo umuntu agiye kuryama kuri makeup. Kandi iyo ryari umuntu akora makeup. Guteka ugomba guteka uzifite kuko ngiye uri umugore wanjye asanga utetse usa n'ingetura nagukubita. Nubwo umugore mu gihe agiye guteka ugomba kuba afite fresher. asabwa afite makeup.
nari ngoswa akanyanya we n'ukuntu inyanya zigura tubuwasi nari nimeneye amajipo bita ntumenera ibufu urayaziga aba amajipo yitwa ntumenera ibufu nayo ntabwo twumvikana neza kugira gute nagutera njonogo ngiye guteka ubugari ukunda ubugari ndaje mbere kuko ubugari na kawunga bivangwa ubugari na kawunga niba utarabirya uze kuza kundabura muri komenti ariko abanyagisenyi bo ndabizi sharaho tukabisigira nimwe nabibonanye ubugari kawunga ubugari na kawunga biravangwa ati igihe ucana gaze mbabarenga umuturage igihe ucana gaze ntabwo uba ufite ntabwo njye nta kintu cyerekeranye n'inda nshobora gutinya noneho impamvu aya mazi nyabijije hakiri kare ni ukugira ngo indagara za Zanzibar buriya ntabwo bajya bagira ntabwo indagara za Zanzibar bajya baziteka batazishyize mu mazi ashyushye ntabwo byemewe ziba zikomeye zirafara ntabwo usanga najabuye nsanze ukozemo ntakwishe nsanze ukozemo singwice waba ugira amahirwe aba ntaho uzaza ubwo naza nka kwihumuriza uzi ngo urimo gukina nanjye ese ukarya umwe bigutwaye dore Zanzibar ukuntu ziba zimeze abantu batazizi ingana se zisanzwe ni ukuntu kaba karyoshye ntabwo y'indagara karya umuswa ukwicariye ibuye hari ibizo nibonye ngewe nahazi ubwo umenye ngo nimba warujabuye kandi rero nako uko zari zimeze nk'akuru uzi ko koko rwavuye aha ese n'udukwaye hano hasigaye ikinogo hehe dore rwavuye aha hehe iyo ndirimbo se urayizi yariyeri wayizi ntabwo nizi wayimenya ari uko uhamagawe na ba batubuzi bampamagaye ubushize ese biza guteka umuntu ari kuri telefone n'isaha ntabwo ari sawa imbere ya gaze ahubwo reka imbere turanyibukije ko nawe uri umunyabwoba mu rutoryi rero oya ntabwo naruguha ntabwo birashya uragira ngo bimarire mu nkono ko we batangiye kubirya utaranabishyiramo ndamazi hari urya inka nka nyirayo ngaho urya inka yawe Magic all its own. From the hills to the valleys, it's the place to call home. Kigali stars shine bright in the heart of the night when the magic comes alive in every single life. From the crowded streets to the silver screens. izi ntabwo ari indagara zisanzwe peti yangu ugipowesha izi bazita Zanzibari indagara ziva ahantu Pamela yambikiwe impeta nurashaka kuzizoya weho mbesire Zanzibar bamuterera ivi se ntabwo ariho bayimwambikiye si bo bayimushyiriyemo mvuze ko barimutereye jewe barimutereye nyine barimutereye hasi ariko sha nanjye hari umuntu wantereye iva nsaba imbabazi cyazamba akazari interera nanjye nkakuriye ese rizo nawe wumva ubishaka gutererwa ivi se njya ari kuza umuntu wanterera ivi nkishima keretse ari intereye ahita nandongora
kuko abantu umuntu aguterera iva kamera nk'uguteye umwako iyo yibeshye mu gashwana kuzabona undi ni rurema wenyine Nizeza nta muntu ubu urabigusaba kuvuga ngo tugere ko ngo uri umarime niyo natahira ibyo okay nizeza ngiye none undi abigusabye wazi tukazabana ngo akigoryiwe shagare ka nkubwire niyo abagabo baba babuze ntabwo naba umugore wawe kubera iki uraho gadi mwayeheze ubusa naba mfite uwuhe mugabo ubu naba mfite uwuhe mugabo sindi umusore ushitse sha ntabwo naba mfite umugabo wowe yewe n'ubundi ntaho byaba bitaniye no kuba nagumiwe umbaze nk'udahari cyokora byanze urumva mbona n'ubundi birangiye mpfuye ubusa napfa kukwihambaho ni ukuvuga ngo ndi purani yanjye sha uri purani zedi kabisa naho bisanzwe gutyo gusa ngo turakundanye ngo mbaye umugore wawe gange nawe ngo turakundanye mbaye umugore wawe ese reka tureke ibyo kuvuga ngo oya reka tureke kuvuga ibyo kuvuga ngo mbaye umugore wawe byonyine urugero tuvuge reba njye nawe dukundana bwa ntabwo twakundana twakwicana nta nubwo njye nawe twarana mu nzu kabiri umugabo utanywa inzoga nagize ngo nijye mwiza oya reka no kuvuga ngo ntunywe inzoga mbese ukeneye munsi n'inyama urazivangura ariko wavanguye wazivanguye kuri kwangiza inyanya ntabwo ndi kuzangiza wa mwana ndangiza se urabona nkiri wo kwangiza nizeza ngingo ko numva inye niheba kurushaho ga ntabwo naba umugore wawe mba nkubwiza ukuri niyo naba nagumiwe ubwo ahubwo naheba cyokora reka nkubwire ibibi birarutanwa aho kuba umutinganyi naba umugore wawe neseza ko wabuze umuntu uri kubwira nkaba ntinyutse nkabikubwira nyine ukoze ka kantu katinyuka urashoboye hako nawe urabizi ko ibyo ukoze utabishoboye Liza umwana nanjye nikugiraga ntabwo nakwemera ga reka no kuba utanyemera njye nawe ntabwo twayiraranamo kabiri itaracya ndanahiye iyo sije yonyine ubwayo inteye umwaka none si ikibazo yakwigora iki njye nawe hakureba ndi umugore wawe ga se naba ubu nabura nkabura n'umunyonzi ku buryo mba umugore wa gadi ngaho teka twirize mwana oya byonyine tureke icyo ngicyo wantumiye kugira ngo ntekere ariko nanserereze oya kugutekera ko wenda ntibisanzwe usanzwe ntekera oya kugutekera tugasangira aho nanjye mba mprofise kuko ndarya ufite n'amafaranga ushaka wamaho ntekera ushaka wishinyagura se ninde wagize amafaranga agateka intoryi kuri iyi si wabonye kandi afite amafaranga ko umuntu ufite amafaranga ngiye noneho ukuntu nkunda inyama mfite n'amafaranga nkarota natetse intoryi nabyuka ngasenga burya kuko icya mbere nta vitamine iba mu ntoryi nzi kandi iyo utegura intoryi nziza ngo zongera abasirikare ku bantu bafite ikibazo cy'ubwandu burya shagadi mwana wanjye jya uva muri ayo wa mwana we ariko nkawe gadi rwose waje mu mubare w'abakire cyokora uza abo bakire uzi ukuntu njye nabibara bigenze gutyo nabibara nka kumwe urumva mu gihugu cy'impumyi uba ufite ijisho rimwe ayobora ijisho rimwe rirahari basi n'ubwo bimariyemo mugani twava umugore mwiza ibi by'umugabo biriye kugira ngo yakufumba bimanyi
yenzo mpaye kumuduke akarungo kandi karungo ngaho mbabarira umbwiraho ibindi nabishyize ubwo wacecetse iki komuduke taroyiko bakita royiko kamara iki gatuma isosi igira icyanga kandi ikanafata burya kose biranshekeje oya ahubwo ngahita mbabona nk'ibigoryi tu kugiye ndasanga nzimaze wibeshe ukora nsize nzibaze zingane ugundindiriye ko wihanaguye ku munwa ga kandi nsanze uhagaze nk'umuntu uri kuncunga ese wana rwavuye kanze nk'ihumurize ugire gute kanze nk'ihumurize ndasanga hari urwuriye uhita utaha utari ubwo ibyawe biraha bivuyeho ndetse nakubwira ko umuntu utagira umwe nakubwira utagira umwe se naguha zingahe wazirashye ko numva uzibara ubwo rero urwanya ndukuyeho ntarebe ntuze kugira ngo isosi yonyine oya urutoryi urukuye mu isosi ifashe gutya ruvanamo n'isosi leta ubwo ni ngubu ariko wonyine cyakora bwo burindire ndabuguhe n'ibyo byawe se kubirya ari ukwiyemeza yewe burya barambije cyakoze urutoryi rurashobora n'utuntu twiza gasi ubwa mbere ugiye kurya ikirungo kimeze gutya ni ubwa mbere mukobwa wanjye ubwa mbere ugiye kurya umusupu umeze gutya ariko nawe wagira ngo wari wanyiteguye warega ngewe iyo natetse ndateka iyo natetse ndateka for real nese Liza ufite icyizere ko uzabona umugabo nzamubona n'abareba imirari baramubona nkanswe ngewe